Imana iguhe umugisha. Reka twongere dusome muri rwa rwandiko rwa Yuda turasoma ku 9. Yuda twavuze kuko agira igice kimwe, hariho ibitabo 5 muri Bibiliya bigira igice kimwe. Iki ca Yuda nico ca nyuma muri ivyo bitabo 5. Dusome ku murongo wa 9. Nyamara Mikayeli ariwe marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhane. Subira inyuma ho gatoya dusome mu Baheburayo igice ca mbere n'umurongo wa 14. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Reka nsubire mw'iri jambo. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Twongeye gushima Imana iduhaye umunsi wa kabiri twese turi bazima, kandi tugifite inyota ijambo ry'Imana. Kuryama ukabyukana iyi nyota, ukayiriranwa, ni amahirwe ava ku Mana kugira inyota y'ijambo ry'Imana. Yego. Bibiliya zitubwira kuko mu minsi y'imperuka, iminsi ikomeye, abantu benshi ntibazaba bagikunda inyigisho nzima, ngo ahubwo bazaba bakunda inyigisho zihwanye n'uko bashaka, zihwanye n'irari ryabo, zihwanye n'imikorere yabo, Yego. zihwanye n'ingeso zabo. Ariko ijambo rizima, ijambo ry'Imana, ngo rizaba rihaye ribarya mu matwi. Ni ugusenga Imana cyane, ijambo ry'Imana rigahora rituryohera, Yego. rigahora ritunezeza. Ukabyuka ukaribyukiramo, ushinga amaso mu gitabo, ushinga amavi hasi, usenga Imana, Yego. bigakunda bikaryoha. Ejo twasomye ijambo ry'Imana hejuru yo gusubira inyuma kw'abamarayika n'abantu. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo yaranditse hariya mu gice ca 10 umurongo wa 38. Yego. Aravuga ngo umukiranutsi w'Imana ngo azabeshwaho no kwizera. Ariko rirongera rikatubwira irindi jambo rikomeye ngo nyamara nasubira inyuma, ngo umutima w'Imana tuzamwishimira. Abakristo bose, Yego. tibaza bishimira ibyaha. Uzubona umunyabyaha ukababara mu mutima ukazuribwa. Yego. N'Imana niko ivuze ngo umutima w'Imana tuzishimira namba umuntu usubira inyuma. Aravuga ngo ariko twebweho umunsi dufite gusubira inyuma ngo turimbuke.
Amen. ngo ahubwo dufite kwizera, dufite kuja imbere cyane ngo kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Yego. Yego. Dusomye hano umurimo wa marayika Mikayeli. Dusomye n'imirimo hano mu Baheburayo ikorwa n'abamarayika. Uyu munsi twasezeranye yuko tuvuga imirimo y'abamarayika bakoze, ariko iyi mirimo ikaba yarimukiye mu bakiranutsi, ikaba yarimukiye mu bakirisitu. Yego. Iyi mirimo Imana ntikiyikoresha abamarayika. Yego abamarayika barakora, bafite imirimo bakora twebwe tudashobora gukora, ariko imirimo myinshi bakoze kuva kera Amen. Imana yayimuriye mu bayizera. Hallelujah. Amen. Ndavuga imirimo 5 abamarayika bakoze. Yego. Muri iyo mirimo 5 nitwe dusigaye tuyikora. Abakirisitu bose nibo basigaye bayikora. Zaburi izitubwira ngo Imana yatanze itegeko ngo abagore bamamaza ubutumwa ngo bababeshe. Mu cyumweru gishize twakoze igiterane cy'abamama. Yego. Hari umumama umwe watwigishije aravuga ngo Yosefu yakiranutse kwa se, akiranuka bene nyina na bene se bamwanga. Yego. Akiranuka kwa Farawo ngo yambura igikoti cyo mu gikoni, ngo arakimusigira igikoti cyo mu gikoni. Yego. Iryo jambo ryaranejeje. Imana ishimwe. Arakimusigira ngo na bene mama banyambuye ikanzu ryiza, nkanswe iki gikoti cy'igikoni cyawe ngicyo gisigarana. Yego nukuri. agendana gukiranuka, agendana kubaha Imana. Bibiri iratubwiye ngo usubire inyuma, umutima w'Imana tuzumwishimira. Hano twasomye ukuntu uyu mwanditsi w'Abaheburayo yanditse, avuga imirimo y'abamarayika ko ari abakozi b'Imana. Yego. Abakozi b'abantu ni abakozi b'Imana bafasha abantu kuzaragwa agakiza, bafasha abantu kuzaba mu bwami bwa Yesu Kristo. Yego. Bafasha abakiranutsi kugira ngo babaheshe kuzabona agakiza. Twasomye umurimo w'uyu marayika Mikayeli, ndaza kuvuga nyuma. Ariko nzanishimira ijambo ryanditswe muri Zaburi ya 91 umurongo wa 11 na Zaburi ya 34 umurongo w'8. Iya 34 umurongo w'8 hazavuga gutya ngo marayika w'Uwiteka ngo abambisha amahema yo kugota abamwubaha. Amen. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana riza rivuga ngo marayika w'Uhoraho ngo ashinga ibirindiro. Umva niho havuze neza. Ngo ashinga ibirindiro, ngo abishinga ahazengurutse abubaha Uhoraho. Imana iziturinda. Yesu yaravuze ngo ndi umwungeri mwiza. Nta wundi wozana akaboko ngo akikubite ku mutima ngo avuge ngo ni umwungeri mwiza. Oya, hano hari abasirikare bazi kurinda, ariko ntibaragera mu rugero bo kwikubita ku mutima bavuge ngo twebwe turi abarinzi beza.
ariko Yesu yaravuze ngo njyewe ndi umwungeri mwiza yego ngo ndinde intama zanje nimba ari ibyo gupfa ntuzipfira yego aravuga ngo umwungeri mwiza ngo apfira intama ze kandi yaradupfiriye yego ni ukuri Bibiri iratubwira ngo marayika w'Uwiteka ngo azabamba amahema ngo kurinda abamwubaha abagira gute abubaha Imana yego reka mvuga abantu babiri Imana yarinze kuko bayubaha Daniyeli mu gice cya 6 cya Daniyeli umurongo wa 22 n'uwa 23 aragambanirwa ajugunywa mu ntare yego umwami azinduka kumuhamagara aramubwira ngo Daniyeli mugaragu w'Imana ese Imana yawe uje ukorera iminsi yose yabashije kukurinda yego Daniyeli ngo asubiza umwami ati nyagasani uhoraho Imana yanje yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare murabizi ko intare zitagira imbabazi pi yego jewe intare ndayizi yaraduteye iry'imfizi yanje inzi ubukana bw'intare yego marayika ngo arururuka abari ubanza mu ntare azihagararamo ngo bajugunyemo Daniyeli ngo asangamo marayika aramumenya ngo amenya ko abumvye iminwa y'intare amen Daniyeli yubahaga Imana Zaburi yatubwiye ngo Imana izishinga ibirindiro ngo kugotesha abayubaha Petero bishe Yakobo Herode afata Petero amushyira muri gereza amurindisha abasirikare 16 amushyiramo iminyururu ikomeye aho bamutaye mu cyumba cyo hagati umusirikare umwe ahagarara iburyo uwundi ahagarara ibumoso Herode aravuga ngo mu mucunge Pasaka irangire Pasaka nishira tuzamuvane muri aho ngaho tumwice abayuda bose babona yego Petero na bagenzi be baragenda baja mu cyumba cyo hejuru icyo bakundaga guteraniramo icyo baririyemo Pasaka ya nyuma icyo baherewemo umwuka wera umunsi wa Pentekoste yego baragenda ngo barurira baja hejuru ngo barasenga umunsi wa mbere uratambuka umunsi wa kabiri urarenga yego umunsi wa gatatu uragenda umunsi wa kane urashira umunsi wa gatanu urashira uwa gatandatu uwa karindwi nijoro Imana ishimwe kuko Pasaka yamaraga iminsi 7 bayitegereje ngo marayika w'umwami Imana ngo arururuka ahagararaho Petero ari yego ngo inzu yose ibamwe umuco Imana ishimwe ngo akubita Petero mu rubavu aramubwira ngo kanguka yasanze Petero iyo minsi yose yarabyakiriye azi ngo umunsi wa karindwi bazamusohora bamuca igihanga kuko bagiciye Yakobo amukubita mu mbavu ngo kanguka Imana ishimwe ngo abyutse ngo iminyururu iradohoka igwa hasi amen marayika aramubwira ngo kenyera ngo ambara n'ibirato byawe
ngo wifubike n'umwitero wawe. Aramubwira ngo nkurikira. Amen. Ba basirikare bamuri umwe iburyo uwundi ibumoso ntibigeze bamwumva, ntibigeze banamubona. Ngo aramukurikira, ngo anyura ku barinzi ba mbere, anyura ku barinzi ba kabiri, ngo agera ku rugi rwo hanze rw'irembo ngo rukomeye, ngo rurabakingukira. Barasohoka. Yego. Basohotse aho ngo hari mu gakerera, marayika mutiga. Petero areba hirya no hino, areba hirya no hino. Amenya ngo arakunda, arabimenya ngo amenya yuko ari marayika w'Uwiteka ngo umukijije amaboko ya Herode. Amen. Araranganya amaso, aratekereza ati reka nje kwa nyina wa Mariko, none niho abacu bari. Yego. Aragenda ngo ashike, arakomanga. Umushakazi witwa Roda yumva ijwi rye, Petero aba ahaye akomanga ngo munkingurire, munkingurire, amenya ijwi ryiwe. Amen. Amen. Aho gukingura arirukanka aja kubwira abandi. Abandi ngo bamwumva atariko wa mukobwa we wasaze. Uyu munsi ni wo munsi baca Petero igihanga. Ni ukuri. Undi atoya yenda mwumvise. Abandi bati none ni marayika wiwe wumvise. Yego. Ariko ngo abahate baja kureba. Ngo bashike basanga ni Petero. Imana ishimwe. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Arinjira ngo ababwira amakuru. Wamare kubabwira amakuru arahavaje ahandi. Bati baramburana none bagende bampigahiga. Uyu ni umurimo ukomeye wo kurinda abakiranutsi. Yego. N'uyu munsi turarindwa. Aho tuja hose turarindwa. Aho turara hose turarindwa. Yego. Wikuka umutima, wigira ubwoba. Umwami Yesu ni umwungeri mwiza uruta abamarayika bose. Imana ishimwe. Umurimo wa kabiri w'ingenzi w'abamarayika ni ukutuyobora. Yego. Mwibuka umunsi wa Sodoma na Gomora. Binjiye kwa Loti. Bamuha amategeko. Iyo ni inkuru muzi ndihuta. Yego. Bamuha amabwiriza. Babasohora mu nzu babaha amabwiriza. Baramubwira ngo nimuhunge muri uyu mudugudu mudapfa. Icya kabiri, ntihagira umuntu ureba inyuma. Yego. Wowe n'aba bakobwa bawe babiri n'umugore wawe. Ntihagira umuntu usubiza amaso inyuma. Icya gatatu, mwihute murangize kiriya kibaya. Irya kane baramubwira batuhungire kuri uriya musozi. Irya gatanu Loti arasaba. Yego. Ku gice cya 19 umurongo wa 24 Loti arasaba. Batiri uhaye umbwira ni kure ko ndabona kuko icyo gihano cyo dufata natwe. Yego. Mbabarira duhungire muri kariya gahana. Marayika aramubwira bati iryo ndaryemeye, uwo mudugudu uvuze sinkurimbura. Imana ishimwe. Ku murongo wa 26 niho haza hambabaza. Ngo ariko muka Loti arahindukira. Areba inyuma. Yego. Ngo areba inyuma ahita ahinduka inkingi y'umunyu. Bibiliya yatubwiye ngo Imana izirinda abamwubaha.
mukaroti ntiyubashe imana, ntiyubashe marayika. Ako kanya ahinduka inkingi y'umuntu. yego Umugabo we ntiyasubiye gukomeza, abakobwa be ntibige bose, ntawarusha amureba ngo ahindukire ngo arebe inyuma ngo aje kurimbuka nkawe. Ibo barakomeje baragenda bagera i Sowari. Kumvira Imana bizaduhesha kugera mu ijuru. amena Kudahindukira ngo turebe inyuma bizaduha kugera mu ijuru. yego Uyu ntiyubashe itegeko rya kabiri bahawe, kandi hari mu mwanya mutoya, si umwanya munini wo kwibagirwa. Yumvishe ikiguruguru ko kitibukira iwabo, ko gisuma arahindukira. Tukumva induru z'abapagani, induru z'abapagani ntukazitega amatwi. yego ni ukuri Komeza wewe uje imbere urokora ubugingo bwawe. Induru z'abapagani ni nyinshi, ni nyinshi hano, ni nyinshi. Tukaje mu nduru z'abapagani. Niwinjira mu nduru z'abapagani uzatakaza ubugingo. yego Umurimo wa gatatu. Umurimo wa gatatu Imana yakoresheje abamarayika nuwo kudukomeza, kudusubizamo imbaraga, kudusubizamo intege. yego Imana yohereje marayika abwira Gideyoni ijambo ryiza. Aramubwira ngo uri kumwe n'Uwiteka wa munyembaraga we. Ariko kubwirwa iryo jambo ni ukunezerwa. cyane Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Si umwaka umwe, si iyinga rimwe, ni iminsi yose. Uwizera iryo jambo ahorana imbaraga. Imana ishimwe. Marayika asubiza imbaraga muri Gideyoni, aramubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Aramubwira ngo kandi ngo ugira n'ubutwari, ugira n'ubutwari. yego Gideyoni arakomera. Ibyo yakoze byose bigenda bicamo yishingikirije kuri iri jambo ryo gusubizwamo imbaraga. amena Ijambo ry'Imana riza ridusubizamo imbaraga. Tekereza uru rubuga, ikanisa ry'iminsi yose nari ntararibona. yego we twinjiraga n'iyinga na kane, abagore nabo bakagira uwabo munsi. Imibyizi irakomeza tugera mu Rwanda, imibyizi ukazuterana n'umuntu umwe, babiri, batanu, batandatu, kandi ufite abakirisitu benshi. N'iyinga nabwo siko baza baboneka bose, oya ariko iri kanisa ry'iminsi yose ndarikunda. Imana himbazwe. Iyo numvise mbaye nkutentebuka, iyo numvise nahuye n'ibintu bisharira, nza nihutira kuja mu maaudio niba turi. Imana ishimwe. Natekereza umuvugabutumwa wigishije neza cyane, ngahamagara Nyamwiza ngo nyabo nashakira uyu n'uyu, yamunyohereza namutegera, kumva ko subiramo imbaraga nyinshi. amena amena Imana iri kumwe natwe kandi turi abanyembaraga, turi n'intwari. Mukomeze mukorera Imana.
Yego, yego. umurimo wa kane ni umurimo wo kuduha kumenya ibiri imbere yacu. Kumenya ibiri imbere n'Imana yonyine izi ibiri imbere yacu. Yego. Imana niyo izi bitubwira ikakubwira ngo dore kiriya kintu kigiye kuzaza ukirinde. Imana yiyeretse abamarayika, marayika aragenda mu shusho y'inyenyeri yiyereka abanyabwenge. Abanyabwenge ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bamenya yuko havutse umwami uruta abandi bami bose. Yego. Ngo baragenda ibagezaho Yesu yavukiye. Herode arabahendahenda ati nimumara kumubona muze mumbwire. Igice cya kabiri cya Matayo umurongo wa 13. Ngo marayika w'umwami Imana ngo arababonekera abagira inama yo guca iyindi nzira. Yego. Marayika uyu nguyu abwira Yosefu mu nzozi nijoro bati haguruka uhungisha umwana na nyina kuko Herode ahaye amushakisha ngo amwice. Ugenda uhungire mu Egiputa ugumeyo. Bibiliya zivuga ngo ugumeyo ngo ugeze aho nzakubwirira. Yego. Ugumeyo kugeza igihe njewe nzakubwira ngo garuka. Zafashe igihe. Imana niyo izitubwira ibiri imbere yacu. Nubizi bivuga. Yego. Bibiliya zitubwira ngo ntaco Imana izakora ngo itabwiye abagaragu bayubaha. Ngo ibamenere ibanga ibabwire ngo iki niki 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 niki. Twizere umwami Yesu. Yabwiye abigishwa biwe ngo muri inshuti zanje. Ngo kandi ntaco ntazababwira na kimwe. Yego. Umwami Yesu ni inshuti yacu. Azatubwira ibiri imbere yacu. Umurimo wa gatanu nsozereza n'uwo kuburira. Yego. Imana izituburira. Iyo ibona tuhaye duhengama iratuburira. Dusomye mu gitabo cyo kubara 22 umurongo wa 32. Yego. Marayika w'Uwiteka aramubaza ati ukubitiye iki indogobe yawe aka gatatu? Dore nzanywe no kugutangira kuko mbonye uca mu nzira ijya kurimbuka. Yego. Kuko mbonye wanyuze mu nzira ikujana kukurimbura. N'uyu munsi abakunda inyungu barahari. Abakunda icubahiro barahari. Ba Baramu barahari. Ba Baraki barahari. Yego. Ariko Imana ntizi ireka kutuburira. Yohereje marayika wayo. N'uyu munsi Imana izituburira inyuze mu nzira nyinshi. Mu nzira y'ivugabutumwa, mu nzira yo gusenga, mu nzira yo kuririmba. Yego. Mu nzira y'inshuti zawe zikagucumita ijisho zikakugenzura zikabona wagenze nabi. Ugukunda nuzakuburira akakubwira bati iyi nzira uhaye unyuramo izakurimbura, garuka unyure mu nzira nziza.
yego. uyu murimo n'uyu munsi urakorwa. Umunsi umwe Yesu yabwiye abigishwa be, abafarisayo bakomeje kumubaza utubazo twinshi, arababwira ngo munyure mu irembo rifunganye. Iri rembo rifunganye kugira ngo urinyuzemwo ibyawe, urapfukama ukarira ugasaba Imana cyane, ibyawe bigakunda bikanyura mu irembo rifunganye. Mu irembo ritoya tupfa kunyuzamo ibyo unyuzamo byose ngo byihute. Imana irabanza ikabikencura, ikabiyungurura, ikabanza ikabihindagura, ikabanza ikabikuramo ibibi byose. Yego. Imana yabwiye Yeremiya ngo nuvana ngo ibishimwa mu bigawa, ngo nanjye nzabona kukugira akanwa kanje. Imana ishimwe. Nuvana wowe wenyine ukaza ugenda uvanamo ibigawe ugasigarana ibishimwa, nzakugira akanwa kanje. Haleluya. Tuvane iby'Imana idakunda mu buzima bwacu. Ariko aravuga ngo irembo rigari, ngo iryo ngo rinyuramo benshi, kandi ibyo banyuzamo birihuta. Ni ukuri. Abanyura mu irembo rigari kwiba biroroha, gusambana bikoroha, Yego ni ukuri. gutukana bikoroha, kubesha bikoroha, Yego. kwica bikoroha, amadivorce karoroha. Ni ukuri. Ni mu irembo rinini rigari. Yego. Iyo ni inzira Baramu na Baraki baciye. Yego. Bibiri zivuga ngo dore icyo nkwangira ngo nuko wemeye inyigisho za Baramu, ngo yigishije ubwoko bw'Imana kurya ibiterekerejwe intonorano. Yego. Biraruhije kunyura mu irembo rifunganye, ariko ni ryiza, twihatire kurinyuramo. Yego ni ukuri. Kwizera umwami Yesu biroroha kurinyuramo. Iyi mirimo itanu yose twavuze, kurindwa n'Imana iyo uhagaze mu irembo rifunganye, Imana irakurinda ukarinyuramo. Kuyoborwa biroroha, Imana igusubizamo imbaraga. Yego. Kandi Imana iguhereza ubwenge bwo kumenya. Imana yabwiye Daniyeli mu gice cya 12 umurongo kuva ku murongo wa mbere ukagera nko ku wa 3, Imana iramubwira ngo Daniyeli genda wisinzirire, ngo kandi n'ubwoko bwawe ngo nabo bamwe bazasinzira, ngo ariko ngo abanyabwenge Imana ngo izagenda ibahereza ubwenge bwo kumenya ibirimo bitambuka. Ngo ariko abakiranirwa bazakomeza gukiranirwa, ngo kandi bazageraho bazakorwa n'isoni. Ubwenge butangwa n'Imana. Yego. Yakobo yaravuze ngo ubwenge bwiza buva ku Mana. Kuburirwa, Imana ihora ituburira mu ijambo ry'Imana. Izi nyigisho zose zinyura, ariko uwumvishije inyigisho za Kamushoshi yabashije kugira ikigega cyiza cyo kumenya uko ubuzima bwiwe yabugenza. Yego ni ukuri. Marayika Mikayeli Imana imwohereza ku musozi yari izamuyeho Mose.
mose yawuzamutse mikayeli awuriho yego ububasha n'ubuyobozi yari imuhaye mikayeli haye amureba ngo yike hasi arambaraye mikayeli asingira umurambo we intumbi utekereze intumbi y'umukozi w'Imana ukuntu ifite agaciro kanini nanishimwe abamarayika b'umwijima nabo batangira kuyirwanirira abanditsi ba Bibiliya bazavuga ngo bashakaga ibintu bibiri kuzana umurambo wa Mose bakawuzana imbere y'Abanyesirayeli gutesha agaciro ibyakozwe byose icya kabiri kubayobesha gusenga umurambo wa Mose yego marayika w'Uwiteka ngo awurwanirira na Satani mikayeli ngo ararwana icya mbere ngo yarwaniriye intumbi ya Mose ijambo rya kabiri nza nsoma muri iri jambo ngo ntiyacira urubanza Satani ngo amuvume ngo amucire urubanza ariko twebwe imanza tuza duca tuza tubona ubaye nk'utambika ikirenge ukamukurikiza amacandwe mabi yego nukuri ukamukurikiza amagambo mabi ukamusebya ukamuvuga nkaho wishimye yasitaye ariko guca imanza si ukwacu marayika ni marayika mikayeli ukomeye cyane ariko ngo ntiyigeze ahangara no kumucira urubanza ahubwo yaramubwiye bati genda Uwiteka guhane yego Uwiteka ari bugucira urubanza twirinde guca imanza yego imanza si zacu imanza zifite ba nyirazo zifite nyirazo Uwiteka yazishize mu kuboko k'umwami wacu Yesu Kristo niwe uzaca imanza iyi mirimo yose tugitangira twavuze ngo Imana yayishize mu maboko y'abakiranutsi tubashe kwirinda kandi turinde n'abo turi kumwe yego aho yabwiye abayobozi bose abahuje hamwe arababwira ngo mwirinde ubwanyu ngo kandi murinde n'umukumbi mwahawe intwari niyirinda ikongera kandi ikarinda na mugenzi we Uwiteka abambira amahema ashinga ibirindiro kuturinda ariko nawe shiraho akawe wirinde ibyo ushoboye kwirinda ibisigaye n'iby'Imana kandi urinde na mugenzi wawe yego tukarebere mugenzi wawe ngo urebere Imana iduhereze umugisha twahawe imirimo ikomeye abamarayika bari barahawe yego turayihabwa kugira ngo tuyikore abamarayika barayikoze n'uyu munsi barayikora bayikorera mu bwami naho twebwe tuyikorera muri iyi si kugira ngo tuzayihemberwe yego ukora neza wese azayihemberwa abamarayika ntibabihemberwa bari mu bwami natwe nitugera mu bwami ibyo tuzakorera mu bwami tuzaba tubikorera iwacu ni nk'imirimo ukorera iwawe tukora iwawe uhaye usaba ibihembo yego ariko ko turakorera mu bwami bw'umwami wacu Yesu Kristo tuzi neza ko tuzahembwa ndakunda Nehemiya iyi mirimo yose yakoze yagiye abwira Imana ngo niyi nayo uzayimpembere
Yego. n'iyi mirimo yanje nkoze ntuzi yayibagirwe Mana uzayimpembere. Umurimo wose uzaza ukora uzubwira umwami Yesu ngo n'uyu nguyu umwami nawe uzawumpembere. Iki gitaramo cyo muri niba turi Imana izakiduhembera. Amen. Mugamuza mutarame muri benshi kuko Imana izabiduhembera. Yego. Nta murimo uzapfa ubusa ukutura muri iyi saha imwe cyangwa nimba ari iminota njyewe na Uziya tuzabihemberwa. Amen. Amen. Kristo abihemberwe. Yego. Aimable abihemberwe. Ukuri. Nyamwiza abihemberwe. Amen. Abakora imirimo bose tuzabihemberwa. Hallelujah. Imana Hallelujah. ibahe umugisha kandi Imana ibane natwe. Tuzi neza yuko Imana ihaye idufasha kugira ngo tuzaragwe agakiza. Imana ibane natwe kandi ibane namwe mu izina rya Yesu Kristo dukunda. Amen.